Mwongeye kwiga neza, nizere ko mumeze neza kandi nawe utameze neza Imana ikomeze ikorohereze, ikomeze igufashe nyine muri ibyo bihe urimo ubona bitakoroheye. Nkomeze nshimira cyane rero wakoze subscribe nawe udahwema kudukurikirana. Imana ikomeze iguhe umugisha kandi ikomeze ihaze kwifuza kwawe. Uyu munsi rero murabona ni jyenyine, ubundi murabizi ubusanzwe ntabwo ndi kumwe n'umutware, ariko muri aka mwanya ntawe uhari. Ariko ikintu ngiye kumukora ni iki. Murabizi amazi igihe yankorera prank, nyine nta prank mperuka kumukorera. Murabizi ya prank nyine yankoreye iheruka, murayibuka. Rero uno munsi nanjye natekereje ndavuga ati ubundi ngiye Papa Tracy wamukoma nkamukorera ikintu nyine nkareba emotions ze aho zirava, nkareba nimba se arabyishimira arababara biragenda bite. Iyo prank rero ukuntu iteye, nyine yagiye koga, ubu ngubu ntawe uhari, ntabwo ari mu nzu, ntabwo turi kumwe, yagiye muri dushe. Ariko ndavuze ngo reka nsetinge telefone ubundi nyine umugore prank iteye gutya. Ngiye kumubeshya yuko hari umugabo nyine ari ikigabo nyine cyansabye yuko twaryamana kikama miliyoni. Ariko nyine Papa Tracy ntabwo arababona aho telefone iri, nanjye nyine nakoze uko nshoboye ku buryo ndaza kubona aho nyimuhisha. nyine ubwo tugiye kurya tuganira bisanzwe, atazi ko kamera iriho, ubundi tuganire. Ariko nzi gukubitamo ako kantu mbwira ati sheri wanjye ndashaka ko ungira inama. Ariko ngewe nanamubwira yuko ngewe umwanzuro nawufashe, ariko mbwira ati nyine ndabikubwiye nyine kugira ngo bimenye nk'umutware wanjye. Mbwira ati ngewe hari ikigabo nyine tuzaryamana nyine kikama miliyoni. Gusa ntabwo ndabimubwira nk'inama, ahubwo ndabwira ngo wafashe icyemezo nyine nk'umwanzuro. Ubundi namubwira ati sheri wanjye nazi kubiguhisha, naze kubiguhisha nyine. Ndavuze ati reka mbikubwire nyine nk'umutware wanjye tubana umunsi ku munsi. Amubwira ati reba utubazo dufite two mu rugo, reba ibintu biba bikenewe. Mbwira ati wumva miliyoni ni nyinshi, hari aho yatuvana n'aho yatugeza. Nyine mbese mu impamvu nyinshi zitumvikana. Urabizi nyine umuntu wawe ntabwo wamuca inyuma nyine ngo unabimubwire, urumva nyine ko ari prank. Ntabwo nawe ngiye kubikora ngo mbimubwire, urumva njye rero ndagira ngo musembure nyine, niyo mpamvu ngiye kwimubwira. Ubwo rero tuze kureba ese arabigenza ate. Ararakara arambwira ati sheri ahubwo gira vuba, ubwo muhamagara aka kanya bibe. Simbizi nyine ko biri bugende. Nimba nari burire minsi ntabwo mbizi, ariko ndagira ngo nze kureba se Papa Tracy aramera ate niyumva ngo ngiye gukora amafaranga muri ubwo buryo bubi cyane, biraza kugenda bite. Rero mureke tumutegereze. Ubwo ndaje nshaka ahantu mpisha kamera nyine kugira ngo atayibona. Ngiye kubimwaniza turi no kurya. Mwumva nyine n'ikintu kibi uri kuganiriza umuntu ibintu bidahuye, muri no ku meza, abatashye yavuye gushakisha ibiraka ananiwe agira ngo arye agende asubireyo. Noneho ikintu nk'icyo kimubwire muri no ku meza, urumva biraza kumukoma, biraza kumukora ahantu nyine ababare. Ariko reka tubitegereze twese, naho mu kanya yahageze. Se bebe waje tukarya? Ntabwo ushonje koko? Ino turye. Siko watetse kare wagiye urya, ni ngombwa ko uzajya untegereza mwana. Jyenyine ntabwo ngira apetite. Abisengeye? Abisengeye. Ibishyimbo bigiye guzayo? Nabiguze. Guze biti. Ibindi se ko byanshiranye. Ese gahunda y'umuntu inama? Uyu munsi natetse mu kirere nabyumvishe ushyira hose. Urabona kubera ikibazo cy'inyanya ntazajya yirira imvange gusa da.
Ubundi bigakenyera inyanya. none n'umugabo ngo uri hano hepfo mana yesu Umusore usenda we. rero nyine uzi ibisenda binini ukuntu biba bitanakora Ukora. ushobora kukibonuka ugasanga ntigikora kirakora ngiye ko nayicanye ntabwo nabyo Kora ugisha se ahubwo we. Ariko nabonye utayara ku idirishya. cyarabuze Sorabora. bebe rwarabuze rurara sinzi ukuntu babaye Nayo. Ndapfuye rero. wanyweye amazi Urusenda ruri nkoze. n'ikirayi kikunize n'ikirayi urusenda se ruratsepfura n'urya imbere yanjye hari umuntu mwinshi urakwemeza Noneho usigaye urya umunyu mwinshi se noneho. iyo nashyizemo umukino Iyo nkora ngira ipazanye. byamaye Ariko izuba n'inzuzi. noneho biri kuntera umutwe ukandira mu maso Ugiye kudushyira hasi twese. oya muremwe nacu muzaba Nanjye kaba karyoshye nyamara wajya kwiga buri munsi. kavanye kararyoha Igitoki ntawe nyabyemera. Rwose ese cyangiritse ukamwe. Tuzongera kugiteka naguze none. ya mifuka Amacupa y'inkoko. ego Giteka mu gitoki twumva. sinzi nuko bizatinda Yagendesha ibintu gake amafaranga aba yarabuze. Rero bareka guhaha ukagira imifuka y'inkoko. Uri kurya urusenda. esha ntabwo ndi kurya rwama Ntuye kandi rwakuvura. Kakakaraye. oya nagira ibicurane nkagira n'ibisenda biri kurya Nibyo bishyushya umubiri ibicurane bikagira. oya ntabwo nabishobora urazi hari inama nshaka kugira urumva Bakiri iwanyu. oya iwacu se umva nyine hari ikigabo tuziranye urumva Muganga. cy'igicuti cyanjye nyine Bagara. urumva banza wumve sibyo ubwo nyine turaganira Muganira he? kuri telefone ntabwo ari gutya kuri telefone ariko turandikirana ntabwo duhamagarana nyine ntabwo ari hafi aha ngaha banza wumve bebe base banza tuvuge tunashye Wayambwira abanza umbwire. ubwo nyine twaraganiriye tuganira kirambwira ngo ukunda bamaye bagishaka ko turyamana urumva kikaba miliyoni kandi bebe nanjye nabonye ari byo urazi se ishuri twakuramo igishoro tukabasha kuba twagira burya nyine nanjye n'amafu mbikubwiye ngo ngire inama wowe wamaze kubyemera muri make. oya sinabyemeye kuko iyo mbyemera nari kubikora nkaza nkwereka amafaranga niyo mpamvu ngira ngo mbere yo kubikora nyine mbese tubitekerezeho nk'umuryango Wagira ngo ugereke amafaranga. oya ndi kukubwira iyo mbyemera nari kubikora nkaza nkwereka amafaranga ariko mbikubwiye mbere y'uko biba kugira ngo tubitekerezeho nk'umuryango mbese ngo tujye inama Kandi nawe urumva ubishaka. Urumva ubishaka. oya wowe wambwira Nyine ndi kukubaza urumva mwese urumva mbese ubu inama ugiye kuma iki gitekerezo ugiye kukimbwira nyine wumva utabishaka wowe. ugiye nyine banza umbwire wowe kubyumva uko mbikubwiye banza umbwire nyine ngewe namubonye ndavuga ati se ko nta kazi gafatika dufite nyine gafatika twizeye iyo miliyoni nta nubwo twanashaka inzu
tugashinga tugenda tugashyiramo imyenda cyangwa se tugashinga nka salo tukajya tuyikoramo numva mbese nyine mbona ari amafaranga yatugirira umumaro w'umuryango wacu. ntaho bigeze koko iki se mbese no kukugisha inama ngo mbwira urumva ako kantu ukagenda rwose wumva uri proud yabyo ubishaka nawe wabimaye uburenganzira wiyemeje ko ugiye kuba indaya ukaza nawe ukazana ntabwo ari amafaranga ukuba indaya iyo yamuretse tubanze kumvikana ni umuntu se mbese si uburayi wagiye kuri umwe n'undi wamujyaho kuko iyo wagiye muri ibyo bintu ushaka urumva nyine umva mbanza ukajyayo rwose nkasigara n'umwana ukazana amafaranga ntabwo narara ntabwo namarayo iminsi byihorere ndanye isaha irimo ariko se umva mbanza nkubwire ni nk'iminota umva mbanza nkubwire n'ubundi ndakubona ko ntagufite n'ubundi isaha wagenda ukazana amafaranga nkayafata kandi bebe mbikoze nakubwiye nkazana amafaranga numva nishimye wambwira aho yakuye mbese ntiwahansobanurira wumva ko yatoraguye se nanjye niyo mpamvu mbikugishijeho inama mugire inama rero nanjye sibyo nubwo nkeneye amafaranga cyangwa tuyakeneye twese bebe watekereje kabiri nyine umva mbanza nkubwire ko icyo gitekerezo we nikikugumamo uzabikore waragiye iwanyu tutakibana kandi ariyo mpamvu mbikubwiye nyine umva mbanza nkubwire igihe nubyanga ntaho nzajya nubyemera n'ubu ngubu nahita muhamagara gahoro ndumva wowe unabishaka rwose oya urazi sereka ariko se wareba uretse ukabanza ukanyuma urumva kuba munari inshuti ku mugani mukagera no muri icyo kiganiro wasanga wenda hari n'aho mujya muhurira oya naho duhurira kuri fone nta nubwo mpamagara turandikirana kuri watsapu maze nubwo nkeneye amafaranga ariko njye ntabwo nifuza kubona amafaranga anyuze muri ubwo buryo urumva cyane cyane n'umugore wanjye nushaka ibyo by'ukuri tuzabikora nubikora nyine ibyo byikoremo dutekereze ikizatubesha hejuru nubikora ntabwo nshaka kubeshwaho n'amafaranga aturutse aho ngaho kandi nubikora ukayazana uzagenda iyo bizinesi ujya kuyishinga uri iwanyu ko nta kintu twazongera kuvuga nanjye ndubikora nabona akabikubwira ntabwo uraburara nubwo nta mafaranga nta ariko nturaburara urarya niba ushaka ibirenze rero uzajya kubikora tutakibana kuko numva kandi iyo nimero y'umugabo ugomba kuyinyereka nkayisiba nkanayiboroka umuntu ukagisha amafaranga uza arwaye ibiki uzashaka kugukuriramo ibi oya nyine twabikora mu buryo ariko si ibyo bintu uri kumva uri seriye ko kuri kubivuga mu buryo bwa gihanga numva nyine twakoresha ibiturinda numva nanjye ntabwo nishimiye yuko ariko se shaka ntabwo wasoze oya ntabwo ari ugusa bebe ndi gutekereza ngo akazi ufite ibyo ntabwo bikureba nyine imana ishimwe yuko dufite ikitubeshaho sibyo ni ngiye bivuna urumva ariko se ukwegeze ko nafata umwanzuro mu rwego rwo gusubira iwanyu kandi uratuma nkumena n'umunyu mu mutwe ubwo ndumva ahari wowe waramaze gufata umwanzuro ubanza uburaya warabwize kera hari rero nashakaga cyangwa igishoro ubwo rero byanze nyine ndamuhamagara mbwire ko bitaciye ko abantu bigeze hari abantu bakundaga bambwiraga ngo uriya mugore ngo ntabwo uzamutungira igihe nta mafaranga ufite nose niyo mpamvu mbikubwiye bebi nyine aho biri kwerekeza ndi kuhabona rero se urabona tuzamanana kangahe niba nashaka kubikora uretse mbanze nkubwire mba nabikubwiye urabona ko ufite igihe kingana iki niba batangiye kukubwira amafaranga ntukumve amakuru y'abantu muganira mukagera aho ngaho nanjye rero ndakuganirije noneho nawe bikakujyamo ku buryo ubimbaza ukabimbwira nta n'isoni ufite ikigaragara cyo nuko umwana namara gukura niba ukuziritse ntabwo uzajya ugufite uzahita ugenda wimbeshyira niyo ndabikubwiye yaba nyiyongera inama kuko nta cyemezo nafashe ntabwo ni nubwo utabyakiriye neza nawe ntabwo nakora ikintu kinsenyera sibyo nyine ndamuhakanira sibyo hirya irire ndamuhakanira ambwira ko nabyemera
uko ntabwo namubwira ngo umugabo wanjye babimubwiye, ntabwo ngezeho ntabwo namubwira ngo nisiga mu rugo njya gushakisha nkora amanywa nijoro ntabwo ntaryama nagira gute wowe wibere mu bagabo bari gushaka kuguha amafaranga kuba yaduha twese se urayama njyenyine ko nawe nshaka ikiduteza imbere byaba ari ibyo ari njyenyine. ngeze ko ntajya kwicuruza no kuvuga ko nshatse umugore wayama cyangwa umukecuru ntamubona. Nanjye rero ntabwo nagiyeyo, ntabwo nagiyeyo. Inshuti muganira oya umva dore telefone mbwira nyikwereke uyiborokere nomero rwose iryo se wariye ntabwo nzabikora. Baby wari igihe tumaranye ko kubona ibindi urimo ushaka amafaranga ibintu byarakaze gusa niba dukeneye bivuga ko ari ibyo wajya gukora kugira amafaranga aboneke aho niho hantu abantu bakora amafaranga ibintu byarakaze niba waramukunze wambwiye nkabareka mukigendera ukansira nawe nabasigura baby niyo mpamvu nanjye reka mbikubwira ubimbwiye se ubimbwirega n'ubundi wo mwanzuro wamaze kuwufata ntabwo nawufashe mukagera kuri iyo ngingo rwose umuntu nakagira inshuti y'umugabo ese wowe ufite inshuti z'abagabo gusa inshuti y'umugabo muvugana ibyo ngibyo oya mwihorere gira vuba se ubu yagusuye nomero gira vuba ariko yagiye yinyereka nyine yinyereka oya ariko se gira vuba kandi telefone ndahita mu mazi kandi uraseka sheri wanjye babarira niba udashaka kubona uko ndakara shyiramo nimero y'umuntu oya baby oya yewe ndakubeshya umva se yere praga oya ariko baby waretse ndetse baby ntabwo ujya unkora prank we ejo bundi ntabwo wankoreye prank urabyibagiwe yari prank kandi dore kamera ngiriya noneho nkubitira imbere y'abakunzi bayo ndagukomya ngo babwire ukuntu nyine wumva umeze yari prank reka ibyo bintu urabizi ntabwo nabikora sinanabirota maze igihe nawe ukora prank nawe ati ngiye gukora prank ikubabaza turi no kurya urumva sako birakariye Koma nawe birakariyemo ndashaka kurakara igihe uzajya uvuga ibintu biri seriye n'umuntu ndakavuge ko yari prank kamera se singiriya uze kureba uze gutangiza ikiganiro kirebe umva byose uko nabipanze uko nabiteguye byose biriho urabibona ntabwo ari ibintu nyine nakubwiraga ari ibya seriye ibintu napanze nzakira tema bibe urabona icyo kintu koko icyo kintu urumva njyewe urumva icyo kintu nagikora urumva nagutesha agaciro gutyo abantu barambwiye ngo ntabwo watungira umugore mwiza i Kigali abantu ni abantu kandi burya nkumvise umbwira amagambo nk'ayo ngayo abantu ni abantu urumva kandi nyine kuba waravuye mu nda ya mama uzavuga rero ntukumve iby'abantu urumva njyewe nari nabibabwiye abo twatangiranye murabizi iyi ngiyi yari prank sinakora ikosa nk'iryo umva uko twaba tumeze kose niyo twaba turi hahandi nyine hahandi tubona yuko nyine kubaho biri kwanga niyo twaba tugeze hahandi papa Tessa ambwira ngo urabona ubuzima bwanze bugiye iwanyu ubuzima ntibukunda tuzongera tubane n'umugore n'umugabo ntabwo nakora iryo kosa baby subizi rero papa Tessa ndamukomye mutesheje apeti ari kwirira ikirayi
yesu we murebe unarakara nabi umurebe bayi bakunzi bacu papa Tresime yaranyihutishije ngo mwatinge nyine namwe muri kubibona urabona nyine yifashe nk'umuntu sha wagize ibyo ngibyo ukarekera